bakozi b'Imana mwe nimube maso, dore Satani umwanzi yagatse ibitero kugira ngo arwanye umurimo w'Imana. Abasinziriye nimukanguke, abarambitse intwaro hasi namwe nimuzegure, ababuze imbaraga nimusaba Imana imbaraga. Dore igihe iki ngiki cyo kuyikorera, dore igihe iki ngiki cyo kuyikorera. Shima Mana kujya wumva gusenga, abana bawe ukadutabara, ukadusimutsa inzoba z'umwanzi yaducukuriye ntituzigwemo. Shima Mana kujya wumva gusenga, abana bawe ukadutabara, ukadusimutsa inzoba z'umwanzi yaducukuriye ntituzigwemo. Dufite umurinzi ujya wumva gusenga, ntadutererane ngo aduhemukire. Pawulo na Sila bavuze ubutumwa, barabakurura babajugunya muri gereza. Bageze muri gereza bararirimba barasenga, iminyururu iradohoka, inzugi zirakinguka. Abari bari muri gereza nabo barasohoka bahimbaza Imana. Shima Mana kujya wumva gusenga, abana bawe ukadutabara, ukadusimutsa inzoba z'umwanzi yaducukuriye ntituzigwemo. Shima Mana kujya wumva gusenga, abana bawe ukadutabara, ukadusimutsa inzoba z'umwanzi yaducukuriye ntituzigwemo. Burya utazi yava ntajya amenya iyo ajya, burya utazi yava ntajya amenya iyo ajya. Uwo yazerera akaba yagwa mu nzira, agatura urugendo kubwo kwizera guke. Wibuke Dawidi yari insuzugurwa mu bahungu b'iwabo, iyo ngiyo kwa Yesaya nta n'umwe wari umuzi, nta gaciro yari afite. Imana iramwibuka imugiro wo kubahwa, Imana iramutambagiza imugira umwami. Nawe itonde kuko imbere yawe ni heza. Shima Mana kujya wumva gusenga, abana bawe ukadutabara, ukadusimutsa inzoba z'umwanzi yaducukuriye ntituzigwemo. Shima Mana kujya wumva gusenga, abana bawe ukadutabara, ukadusimutsa inzoba z'umwanzi